ati humura akazi tugiye gukora ntabwo ari aka ngaka, akazi nabashe kuba naguhamagarira ntabwo ari aka, ngewe hano naguhamagaye kugira ngo mbashe kuba naguha location. Atangira kumusobanurira, aramubwira ati rero byitondere wowe ntabwo ari ngombwa ko uzana isuka, akazi ngiye kuguha gatandukanye n'ibingibi byo guhinga. Ati wenda wowe uri kubyitiranya kubera yuko usanzwe uhinga, atariko ntabwo ariko kazi naguhamagariye. Nkubwize n'ukuri, wowe uragenda usome neza rura rupapuro naguhaye, nurangiza urabona location y'ahantu uri buze kuzansanga. Ati kandi nuko nguko ngiye bayi. Iyi ni episode ya 20, nuko nguko tuyitangiye. Mujyomba yari yazanye isuka azi ngo bagiye kumuha akazi ko kuba yahinga hano, ariko ntabwo ariko kazi bamuhaye, ahubwo baramubwiye ati wowe genda usomera uriya rwandiko neza, nurangiza uzaza kundeba. Barakwereka Mujyomba nuko nguko yitegereje uriya abona ibi bintu biratangaje, arangije ahita aza kuyicarira ahangaha. Uyu nguyu yaraje azi ngo agiye guhinga, ariko baramubwiye ngo akazi ntabwo ari uguhinga. Reka tugaruke hano, barakwereka ahangaha kwa Mutogo. Umugore wa Mutogo avuye kuvoma, ukurikire ageze hano nuko nguko yatuye indobo y'amazi. Abantu bino bakunda kuvomera mu madobo, sinzi impamvu. Barakwereka yagize gutya, amazi arayatura, gusa akirangiza gutura aya mazi, uyu mugore yageze hano atangira kuzungerera, umutwe uramurya. Arangije nuko nguko yikubise hasi. Nyagasani, ese uyu nguyu we yaba apfuye? Ukurikire filime witonze kandi wibuke uyu nguyu anaratwite. Gusa uko uyu nguyu yaryamye hasi yikubise hasi, barakwereka Mudogo sinzi hano yaravuye n'ibitiyo. Ageze hano akubitwa n'inkuba, amabere yikoza atonsa kandi nta mabere agira. Niko kuza ari kwirukanka ngarebe umufasha we, ngarebe umutambukanyi we ikibazo yabagize. Arangije mbese muri make ibimubayeho ni nk'ibyari byabaye kuri mama Alafa. Urebe ingaruka z'icyaha. Mudogo aragera avuga ati umugore wanjye, aravuga ati sheri bimeze bite? Akareba akabona umugore nta muriro afite, akabona ari guhumeka neza, nako ntabwo ari guhumeka, gusa yamukorera kumva nta muriro afite. Akavuga ati ibintu bibaye ni ibiki? Akavuga ati bigenze bite? Byuka kanguka mugore wanjye, kanguka. Gusa byaragoranye, umugore ubanza apfuye. Ese uyu mugore we yababaye iki? Ese aharaho byaba ari ingaruka z'ibyo uyu mugabo yakoze, zaba ari ingaruka z'ibyo ari kwishoramo. Ukurikire, buriya nta cyiza cyo gukorera satani mw'abantu mwe. Ubwo uyu mugabo byatangiye kumuyobera, ashaka ikintu yakora n'icyo yareka, byaramucanze. Ukurikire filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Gusa uyu mugore ageze ahangaha ari muzima. Mudogo nuko nguko isi yatangiye kumwikaragiraho, ashaka ikintu yakora. Buhapi zamwumiyemo. Hano hari uwicaye, yicaye mu gisagara, ari kuba yatekereza ku byo uriya mubwiye. Ari kuvuga ati ibi bintu ko ndi kubona bitangaje bikaba biteye n'ubwoba, ahariho ibi bintu nta kibazo cyaba kibirimo. Aravuga ati ubundi uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu nizeye ngo agiye kumpa akazi, uyu muntu yaba ari muntu ki? Gusa wibuke uyu mugabo bashaka kumukoresha, ntabwo tuzi akazi bashaka kumukoresha ngo nakahe. Noneho we yari yiteze ngo akazi nibura wenda bagiye kumukoresha ni akazi asanzwe akora, ni akazi ko guhinga mu mashamba. Uyu mugabo ari kubyibaza akavuga ati sinone nagenda nkarinda naburiramo n'ubuzima bwanjye byagenda bite? Akomeza kwibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo aravuga ati ariko hari nzagerageza ndebe, none si uyu muntu akazi ashaka kumpa katari no kukambwira basi ngo mbimenye, ubu nzabyigwa n'iki iki nagiye kumbwira akazi agiye kumpa. Ati gusa nta kundi kuntu bikwiye kugenda, ngomba kubanza najyayo nkabanza namenya akazi akariko. Ayo ni amagambo ari gutekereza uyu mugabo. Yicaye ahangaha yaraje azi ngo agiye mu kazi, yaraje azi ngo agiye guhinga
ngo agiye gutera ibiti cyangwa se n'iki, ariko ageze hano baramubwira ngo akazi tugiye gukora ntabwo gasaba amasuka, uzagenda ukarabe wambare neza, nurangiza uze kundeba. Uyu mugabo byatangiye kumucanga, bitangira kumugora, kumuyobera. Yari kwibaza ibibazo nawe wakwibaza. Akazi akora ntabwo ariko kazi bashaka kumuha. Ese uyu mugabo akazi bagiye kumuha ni akahe? Nyagasani, uriya mugore ntabwo tuzi ngo gahunda afite kuri uyu mugabo ni iyihe. Gusa nidukurikira filime neza twitonze, turaza kuba twasobanukirwa. Ubwo uyu mugabo yabonye bimucanze, arangije arahaguruka aritahira. Ukurikire, ntabwo tuzi ngo akazi bagiye kuba bamuha ni akahe. Gusa bari kumubwira ngo akazi, ndetse bakanamucuragiza. Yaraje azi ngo agiye guhinga, gusa ntabwo ahinze, birangiye atashe. Iyi ni episode ya 10 ya 20 nako ni uku nguku tugitangiye. Reka tugaruke hano kwa mama Alafa iwe mu rugo. Barakwereka mama Alafa nawe yavuye kuvoma. Ahangaha ni mu gitondo. Mama Alafa ava kuvoma, wibuke nawe yahuriyeyo n'umugore wa Ntunza wa Mudogo. Ageze hano asanga umugabo we agiye ku kazi, gusa umugabo we agira gutya aravuga ati reka mbanze natura umugore wanjye ye no kuvunika. Atura umugore w'amazi. Uyu mugabo n'umugore we barakundana byatari, noneho ugeretseho n'umwana wabo ni pata na rugi. Barakwereka uyu mugabo akimara gutura umugore we, arangije afata ibikapu bye ngo abashe kuba yakigira ku kazi. Arangije umugore we aramubwira ati rero, ati bisa nkaho ubu ugiye ku kazi, ati ariko ndabona wakererewe. Maze umugabo aravuga ati ni byo kuko nakererewe, atariko ntabwo birarenga cyane, iki nicyo gihe ngo mbashe kuba nagenda. Ati kandi ndakeka ku kazi nta kibazo rwose, mu gihe cyose nari maze ntagira ku kazi, kuba nkererewe bazi yuko umugore wanjye arwaye ntabwo biraza kuba impamvu ndende yo kuvuga ngo barampana, kuko nakonje bampaye ntabwo yari yarangira. Icyo kintu nacyo ucibuke. Maze uyu mugabo aravuga ati ubwo rero ndagiye, kandi musigarana amahoro y'Imana. Ati ubu ngubu ndagiye, nizere yuko murasigara amahoro, murasigara neza rwose. Ubu nanjye nuko nguko ngiye. Umugabo ataragenda, umugore aravuga ati ariko reka nkubwire gatoya. Kurikire, umugabo arangije aragaruka. Uyu mugore sinzi ikintu agiye kumubwira. Maze uyu mugore aravuga ati ariko rero mvuye ku mugezi, mvuye ku iriba kuvoma, mpuriye n'umugore wa Mudogo. Ati ariko umugore wa Mudogo mbonye atameze neza. Ati tekereza yuko abaye aho turi kugambana, nkabona ararutse. Ati ubwo rero, ati ubwo ntekereje yuko ashobora hari kuba atwite. Ati ariko ukuntu yari ameze, nawe nta kindi kintu watekereza, ni ibyo ngibyo pe. None tekereza umuntu umbwiye ngo ari kumva agahumuro katameze neza, ubwo wowe ari wowe wakeka ibiki? Ati ngewe rwose ndatekereje neza mbona yaba atwite, gusa nyine byaba ari byiza ku gihe kinini baba bamaze batabona urubyaro. Ati Imana rwose yabibagiriye neza. Ati wenda urwangano murumuna wagira nako murumuna wawe agira ariwe mugabo wawe, ati hari wenda rwagabanyuka. Uyu mugabo aravuga ati bibaye bimeze gutyo byaba ari byiza cyane. Ati nkuko ubimbwiye, mbona murumuna wanjye ahora atameze neza, kandi ntekereza yuko ikintu kibimutera ari iriya mpamvu. Ati uriya mugabo rwose byashoboka ko ari cyo kintu kibimutera. Ati ubwo rero umugore we ameze neza byaba ari byiza kurushaho, umugore we abaye yaba atwite. Ibyo bintu urumva bitaba ari byiza wowe? Ati ibyo rwose nta kibazo cyaba kibirimo, nibyo byaba ari byiza imbere ya byose. Atariko byaba bigoye kuko bavuga ngo murumuna wanjye ntago abyara. Atariko no mu bitangaza by'Imana
ibyo bintu bishobora gushoboka kuko ntawamenya inzira z'Imana. Inzira z'Imana ziba zitandukanye, zica mu buryo butandukanye. Aba ngaba babitekerezaho. Ukurikira umugabo arakomeza aravuga ati rwose ibyo byaba ari byiza, nta kibazo kibirimo, ati ahubwo ndabona naba ndi gukererwa, reka nigire ku kazi, ibyo ngibyo ntabwo bitureba, nibiba ari nabyo ni byiza cyane kuba yuko yaba agiye kubona urubyaro, ati ariko ibyo ngibyo ntabwo byatuma ntaba ndi gukererwa ku kazi, reka ngende rwose mugore wanjye, sibyo, ibyo ngibyo nta kibazo kibirimo, niyo byaba ari byo ntabirenze. Ubwo umugore arangije aravuga ati ngaho papa Alafa, ngaho ugira urugendo rwiza, ukurikire. Ubwo umugabo ni ukunguku yerekeye, ni ukunguku yavuye mu rugo aragenda, umugore nawe asigara ahangaha mu rugo. Gusa uyu mugore hari ikintu yabonye kuri mukeba we, barakwereka umugore nawe uko yasigaye hano, yise yinjira mu nzu ndetse ajyana n'itorosho, wasanga agiye kuba arakora akazi ko mu rugo, wasanga agiye kuba arakoropa. Ibyo ngibyo byarabaye. Ukurikire filime witonze, wowe uraza kuba wasobanukirwa akantu ku kandi, ndetse niba utarakanda like, kanda like, subscribe ndetse share na comment utayibagiwe. Ubwo ngubwo reka tugaruka no kwa Mudogo. Umugore wa Mudogo disi yarakize. Mudogo ni ukunguku ari ahangaha, maze Mudogo arangije aravuga ati umugore wanjye, ati ubu koko waba wabaye iki, waba wagize ikihe kibazo? Ati kari ubwa mbere nabona ugize sereri, nako nabona ibi bintu byakubayeho, ubu ikibazo waba wagize ni ikihe? Ukurikire. Maze uyu mugabo aravuga ati ngiye ibintu byancanze, nkimara kugera hano ngasanga waguye hasi, ngasanga uryamye hasi, ibyo bintu byambabaje cyane ndetse bitangira kuntera n'ubwoba, bitangira kumpangayikisha. Uyu mugabo ndetse asigaye akunda umugore we kuva yamenya ko umugore watwite, kuva yamara kumenya yuko umugore watwite, ntabwo akimufata nabi, asigaye yaramwitaho nk'umugabo wese uri kwita ku mugore n'umwana. Maze uyu mugabo aravuga ati wenda hari ikintu cyaba kiri kubura mu mubiri wawe, ati uri kumva ukeneye iki se basi? Ati ikintu cyose ukeneye ujye umbwira mbashe kuba nakiguhereza, noneho n'ikindi wirinde gukora imirimo myinshi, kuko umuntu utwite ugeze icyo gihe ntabwo aba afite gukora imirimo ingana nk'iyo ukora, urumva mugore wanjye? Maze uyu mugore aravuga ati ni ukuri Mudogo, niko bimeze, ati nanjye nabiketse, ati kuko nk'uko wabivuze ni ubwa mbere nagera hano nkumva ndazungereye, ni ubwa mbere nazungerera cyane ndetse nkikubita hasi, ibi bintu rwose ni ubwa mbere ngiye byambaho. Maze Mudogo aramubwira ati rero ugomba kugabanya imirimo, urumva mwa bagore mwe, niba utwite ugomba kugabanya imirimo yo gukora, ntujye ukora imirimo myinshi kuko nyine bigira ingaruka cyane. Urabona nk'uyu nguyu yaravuye kuvoma ariko ageze ahangaha arazungerera, abasha kwikubita hasi harebuze gakeya ngo abe yajya no muri koma. Maze Mudogo aramubwira ati ngiye kujya ngufatisha uturimo twose, ntabwo mfite kuzajya nkuvunisha kugira ngo umwana wanjye azaze ameze neza pasi. Urumva mwa bagabo mwe namwe mwumvireho, ntimujye muvunisha abagore banyu. Maze Mudogo aravuga ati iki ngiki cyo ndakikwemereye, nzajya ngufasha imirimo. Maze umugore aravuga ati urakoze Mudogo, sawa nta kibazo, nizere yuko ibyo ngibyo uvuze ariko bigiye kujya bigenda. Ati kandi nanjye ndagushimiye kubw'ubwitange bwawe n'uburyo uba uri kunyitaho n'uburyo uba ugerageza kumbwira neza, nanjye ndabigushimiriye mugabo wanjye. Ati kandi nanjye ndagusezeranya yuko ntazongera kwihahata nkongera no kwivunisha, ati ariko bizaterwa nawe, nujya uramfasha uturimo duke na duke. Ati reba nk'ubu ngubu maze iminsi ndi kukubwira ukansubiza nabi, ukambwira nabi, kandi ibyo ngibyo nabyo biba biri kungeraho bikambangamira ndetse bikabangamira n'umwana wawe. Ubwo rero nawe uzabigiramo uruhare. Ati byose ni wowe bishingiyeho, bizaterwa nawe. Maze uyu mugabo arije aravuga ati yego mugore wanjye, nize yuko
ibintu bigiye kugenda neza, ibintu bikwiye kugenda byasobanuka. Ubu ngubu ibintu umutima wanjye ngiye kuwushyira hamwe, ntabwo nzongera kuba nagutererana. Ati si none uri kumva umeze ute basi, uri kumva ukiri kuzungerera? Maze umugore aramubwira ati wapi, ubu ngubu umeze neza, nta kibazo mfite, urumva ubu nta kibazo mfite. Maze mudogo aravuga ati sawa, reka nze ngushakire ikintu washira mu nda, reka mbashe kuba narangiza utuntu narindimo nindangiza, maze nze nkurebere niba hari ikintu washira mu nda, sibyo? Ubwo barakwereka ni uku nguku mudogo yahise ahaguruka. Mudogo atangiye guhinduka iwe mu rugo, wenda wasanga n'ahandi hari ashobora kuzahinduka. ubwo mudogo umugore we abitekerezaho, abona umugabo we ari guhindukira. Nyagasani mw'abagabo mwe, namwe mugandukira abagore, nimugandukira abagore banyu nk'uko Bibiliya ibivuga. Ubwo barakwereka mudogo ni uku nguku yabikoze. Umugore abona mudogo yahindutse, ndetse binaramutangaza, binaramushimisha. Ukurikire gusa ibyo ngibyo byarabaye. Barakwereka papa Alafa nawe ni uku nguku yanyuze, yari kunyura mu bisagara, ari kugenda, ari kujya mu kazi, ari kunyura mu mashamba. Uyu nguyu niko ari kugenda, afite dokima, afite agakapu, ndetse aniyambariye neza. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo uku nguku niko ari kugenda gake gake, ukurikira akantu ku kandi, ndetse biragoye yuko wabona izindi episode zikurikira utarakanda subscribe. Uko uyu mugabo ari kugenda, barakwereka inyuma ye wa muzimu wa mudayimoni, ni uku nguku yaturutse inyuma ye, aramwitegereza cyane, ahagarara ahangaha. Ukurikire uyu mudayimoni barakwereka yatangiye kuvugishwa, atangira guseka, aravuga ati papa Alafa ugiye ku kazi, reka nze kuba nakihindura nkawe, maze ndebe ukuntu ibintu bigiye kugenda byashuha, maze ndebe ukuntu game tugiye kuba twayisoreza ahangaha. Ati ahangaha ndagufite, reka nze mbashe kuba nakwereka yuko ndenze kuruta umwana wawe, reka nze nkwereke utuntu mbese muri make ngiye kwikorera. Nizeye neza yuko ako kazi uri kurata sinzi. Uyu nguyu araseka. Ese ibi bintu bigiye kuba byagenda bite noneho? Ibintu byari bimaze gutungana, ariko ndabona noneho bigiye kongera gutangira bundi busha. Uyu mugabo arangije aravuga ati reka nze nkwereke njyewe wa nyawe, papa Alafa, reka nze nkwereke utuntu ngiye kwikorera. Ngiye kuba nafata isura yanjye, mbashe kuba nayihindura nk'iyawe, ndebe niba njye nawe ku kazi bari buze kudutandukanya. Ukurikire uyu nguyu arangije atangira kureba hirya no hino ngo arebe niba nta muntu uri kumureba. Arangije agira nka gutya, arambura amaboko, arayazamura. Uko yakazamuye amaboko, barakwereka yahise ahinduka papa Alafa. Nyagasani, uyu nguyu nta hantu wamutandukanyiriza na papa Alafa wa nyawe, dore ngo wa muzimu arihindura papa Alafa. Nyagasani, ibi bintu biratangaje. Arangije nuko nguko yasetse, arangije areba hirya no hino ndetse no hejuru. Uyu mugabo ese agambiriye kugera kuki? Wakibwira ngo noneho ibintu bigiye kugenda bite? Ndabona ibintu aribwo bitangiye kugenda byasubira hasi. Ukurikire filime witonze, ibyo ngibyo byarabaye. Reka tugaruke hano kwa mudogo nako kwa mujyomba. Uko mujyomba ari mu rugo, bisa nkaho ari kwitegura, ndetse afite na za dokima wa mugore yamuhaye. Uyu mugabo ari gushira ibintu ku murongo. Barakwereka ageze hano, atangira kuvuga ati rero igihe ni iki ngiki ngo mbe nagenda njye kureba ako kazi bampamagariye. Ati iki ni cyo gihe ngo ngende. Aravuga ati ngiye kubanza namenye ibyo ari byo, nimbona ntari kugakunda ntabwo ndagakora, ndahita nigarukira. Ati reka ngende maze ndebe, wenda ntabasha no gusanga ari akazi keza, wenda nasanga atari akazi kabi kari aho ngaho. Ninsanga ari keza ndagakora, ninsanga ari kabi ndakareka nitahire. Barakwereka uyu mugabo akomeza kuvuga ati
ngiye kuba nabasha kuhagera maze ndebe ukuntu byifashe. Ati se ariko ndamenya ari hehe uyu mugabo? Wibuke izi dokima bamuhaye hariho na location y'inzira agomba kunyuramo. Uyu nguyu aravuga ati rero mfite kubikora nkagenda, nta mugabo wo gutinya, mfite kubikora nkagenda nkajya kureba ako kazi bampamagariye. Ese ako kazi ni akahe? Wakibaza ngo aka kazi uyu mugabo agiye kuba yakora ni akahe? Aravuga ati ukuntu bikwiye kugenda rwose nta kundi, reka ngereyo ndebe ukuntu byifashe. Ubwo barakwereka uyu mugabo ni uku nguku yagiye, aragenda ngo agiye kwaka akazi ahantu. Ukurikire uyu mugabo uko yakavuye mu rugo, barakwereka wa mugeni w'umukobwa ni uku nguku nawe yahise ahagoboka. Ako kanya arangije araseka cyane, arangije azunguza umutwe aravuga ati wa mugabo, ngomba kuzagucuragiza mpaka, ngomba kuzaguhiragiza, mbese muri make ngomba kuzagutesha umutwe paka kugeza igihe nzafatishiriza, paka kugeza igihe ngomba kuzagerera ku cyo nifuza kugeraho. Nyagasani, uyu mugore ntabwo tuzi ngo niyihe misiyo afite kuri uriya mugabo. Arangije aravuga ati akazi, ati ukeka ko gahari? Atari ko mvugishije ukuri, kugira ngo uzakabone bizakugora, ntabwo uzi uwo ndi we Nyagasani, kandi no kumenya byakugora byava kuri. Uyu nguyu arangije yitegereza uyu mugabo, araseka azunguza umutwe. Uyu mugore yaravuze ati wa mugabo we, ukeka yuko ndi umuntu usanzwe? Uyu mugore akimara guseka yese yunama hano, arangije aragenda. Ukurikire uyu mugore ni uku nguku yabuze. Ibyo ngibyo nabyo byarabaye. Nyabuneka niba wageze kuri muyoboro wacu, dufashe ukande subscribe, ndetse niba bishoboka ukore na share zigere no ku bandi. Iyo ni inkuru ikomeye cyane. Barakwereka uyu wa mudayimoni ahantu yahise aza ni hano kwa Alafa. Atangira kureba hano hejuru, atangira kureba niba Isafuriya yayibona koko, atangira kureba aha hejuru. Gusa uko yarakira aha ngaha barakwereka Alafa yarasohotse, asohoka mu nzu. Uyu mukobwa nawe bisa nkaho ntabwo bagira, ageze hano ntiyakangwa n'uyu mwana, arahaguma. Wibuke ntabwo bamutinya, babona yuko ari umwana mutoya usanzwe. Gusa uyu mwana twe turabizi ntabwo asanzwe. Uyu mwana arangije aza kwipangarika imbere y'uyu mudayimoni, maze uyu mudayimoni aravuga ati niko mwana muto. Maze uyu mwana aravuga ati wowe uri gushaka iki aha ngaha? Urinde? Waturutse hehe? Ninde wakugejeje hano? Maze uyu mugore aravuga ati Alafa, nje banyita Sifa, ati kandi ntabwo ndi kugenzwa n'ikintu kibi. Maze uyu mwana aravuga ati none uri kugenzwa n'iki hano mu rugo muri famiye yanjye? Uri kugenzwa n'iki hano ko ndi kubona yuko utari umuntu usanzwe? Maze uyu mukobwa aravuga ati Alafa, ubivuze ukuri koko ntabwo ndi umuntu usanzwe. Atari ko nawe biratangaje yuko uri umwana udasanzwe. Ati ubwo rero nanjye ntabwo nsanzwe, kuko ntari kugenzwa n'ikintu kibi hano muri famiye yawe. Ati nge akantu nshaka ni akantu gatoya cyane, narangiza nkikomereza nkigendera. Urumva Alafa? Ubwo rero uri kumva yuko ntabwo ndi kugenzwa n'ikintu kibi, ntabwo ndi kugenzwa no kugira nabi, ntabwo ngambiriye kuba nagirira nabi famiye yawe. Arangije aravuga ati Alafa, ikintu nkeneye, wenda wowe ushobora kuba uri kubona yuko atari ikintu kirenze, ndi kubikubwira ngo ni ikintu gitoya cyane, ariko gifite agaciro gakomeye cyane. Maze uyu mwana arangije aravuga ati ikintu ushaka ni igiki? Kuri kuvuga ngo ni ikintu cy'agaciro gikomeye ukaba utari kukivuga, ikintu ushaka ni igiki? Maze uyu mudayimoni aravuga ati Alafa, ikintu nshaka kugira ngo twicare nje nawe tuganire, tubanze twaciye incuro amasinde dufitanye. Niturangiza
wenda hari uraza kunyumva. Maze uyu mwana aravuga ati njyewe nta mwanya mfite wo kuganira nawe, urumva njyewe n'ibyo bintu ushaka njye nta nubwo mbizi, nta n'ibyo mfite. Uri kumva wa mukobwa we? Ubwo rero ibyo ngibyo uri kumbwira ntabwo nzi ibyo ari byo, ibyo uri kumbwira ntabwo mbizi. Maze uyu nguyu arangije araseka, arangije ubwo yari agiye kuvuga ikindi kintu, mama Alafa barakwereka yahise asohoka. Ukurikire mama Alafa nawe yarasohotse. Wakibaza ngo ese mama Alafa nawe agiye kubona ko uyu mudayimoni, wibuke uyu ni umudayimoni, kugira ngo umubone biragoye. Mama Alafa arangije aravuga ati Alafa, ko niwumva uri kwigambisha ukaba uhagaze gutyo, uri mu biki uri kuvugana nande? Maze uyu mwana ntabwo yamubwira ngo ndi kuvugana n'uyu nguyu, kuko nyina ntiyamubona. Aravuga ati mama, nta kintu ndi kuvugana nacyo, ndahagaze hano gutya, nta karirimbo ndi kwiririmbira nk'ibintu bisanzwe. Uyu mwana afite n'ubwenge. Maze uyu mubyeyi aravuga ati ati koko nta kibazo, ati ngaho noneho Alafa ugume hano mu rugo, dore ko ugira akaguru kakunaniye, ntuve hano kuko nitanga wahavuye ndagukubita ikiboko kirakwica. Ntuve ahangaha nanjye nderekeye, njye hari ahantu ngiye, urumva? Ntuve ahangaha ndaje kandi ntabwo ndi butinde. Ati nitsanga wavuye ahangaha ibyo ndakuzanira nta kintu ndaguha na kimwe, kandi ndanagukubita, urumva? Ubwo rero birasaba kugira ngo utava ahangaha uhagume, batarinda abana twiba, dore yuko abajura bateye, urumva Alafa? Barakwereka mama nuko nguko yahise afata udukweto, gusa arinze agenda atarabona uyu mudayimoni, kandi uyu mudayimoni ahagaze n'ahangaha, anahagaze ahangaha. Ubwo ngubwo urabona yuko uyu mudayimoni nawe yaciye bugufi, arangije yitegereza mama Alafa, arangije aravuga ati Alafa, uraniwe mama wawe? Maze uyu mwana aravuga ati ndiyo. Urani? Yego niwe mama wanjye. Maze uyu mukobwa aravuga ati Alafa, ufite umubyeyi mwiza, mama wawe ni mwiza pe. Uyu mugore urabona yuko yaciye bugufi. Uyu mukobwa aravuga ati kandi nk'uko bigaragara ndabona na mama wawe agukunda. Ati ubwo rero njye nazi cyane kugira ngo ndebe niba twagira ikintu tuganira tukihuza, mbese muri make tugakorana. Ati rero reka mbagiye, nzagaruka kukureba, sibyo Alafa? Nzagaruka, iminsi iracyariho ni myinshi, ndagaruka kukureba kandi nzagaruka vuba bidatinze. Uyu nguyu arangije ahita agenda, acaho umwana asigara ahangaha, gusa asigara amwitegereza. Uyu mukobwa ntabwo tuzi niba atagiye gukurikira mama Alafa, ntitubizi neza. Ibyo ngibyo byarabaye. Reka batugarure hano mu mashamba, hano mu bisagara. Ese ninde uriyo? Reka dukurikire filime twitonze, turaza kuba twasobanukirwa. Hano barakwereka Mujyomba niwe wari uri kugenda. Mujyomba niwe wari uri kugenda. Wibuke afite dokima ngo agiye kuba yasaba akazi, gusa nawe akazi bagiye kumuha, aka kazi agiye kuba yasaba ari kugashidikanyaho cyane cyane cyane. Ukurikire filime witonze. Uyu mugabo yageze ahangaha, turi kubona niba ari amazi, niba ari umuhanda, ndi kubona ntari kubimenya neza. Uyu mugabo uko yari ari kugenda niko ari kugenda yitegereza ya modokima. Ageze hano aravuga ati ariko izi nzira, aha hantu ndi kunyura, atangira kwitekerezaho. Aha hantu nawe uri kubona ahantu ageze, ashobora kuhambuka bikaba byamubana bibi. Ntabwo tuzi ngo ahantu iyi ni inzira ari kunyuramo nako buriya ni umuhanda cyangwa ni umugezi, ariko aha hantu ari kuhatekereza akavuga ati ariko ubu ngubu aha hantu kuhambuka, ahantu ndi kujya ko ntahazi, ko ntazi ngo akazi bagiye kuba bampa nakahe, ubu naba ndi kujya hehe? Uyu mugabo akomeza gutekereza, aravuga ati ariko ubundi uwakambuka hano bikaba byambana bibi, nabigenza nte? Ubwo uyu mugabo ari hakuno ya hari ahantu turi kubona, niba ari umuhanda niba atari umuhanda ntabwo tubizi, gusa yagera hano akavuga ati si ngende cyangwa ngumaha.
ubwo ari gutekerereza ahangaha akavuga ati ariko nshobora kuba nakambuka bikambana bibi, ndetse umutima umwe uri kumubwira ambuka, undi ukamubuza kwambuka. Uyu mugabo arangije, mbese uri kubona yuko agishidikanya ku ibi bintu, urabona yuko agishidikanya kuri kano kazi agiye kuba yakwaka. Nyagasani, aka kazi ubanda katoroshe. Akomeza gutekereza ari kuvuga ati aka kazi ntabwo nkazi, njyewe reka nisubirireyo, ntabwo najya gukora akazi ntazi, nta nubwo mbese najya ahantu ntazi. Ubwo umutima nama we umwe uramubwira ati mujyomba subirayo, kuko bishobora kugenda nabi, ushobora kwambuka ahantu bikakugendekera nabi. Ntabwo tuzi ngo niba ari umugezi, njye ntabwo ndi kuwusobanukirwa neza. Mujyomba gusa ahagaze hakurya ku nkombe. Ubwo mujyomba arangije yemera umutima nama uri kumubwira ati mujyomba isubirireyo, ntube warenga ahangaha. Mujyomba arangije aravuga ati niba bankeneye bazansange mu rugo, reka nisubirireyo. Mujyomba ahita ahindukira arakata yisubirirayo, aragenda. Ukurikire filime witonze. Mujyomba uko yari ari kugenda, handi yari ahagaze barakuri kwa muzimu w'umukobwa, nuko nguko yahageze. Arangije atangira guseka cyane. Nyagasani, Mujyomba bivuze ngo ubuzima bwe ntabwo tuzi. Asetse azunguza umutwe aravuga ati wa mugabo we, wasubirayo utasubirayo paka ninjye nawe, paka uwo mutima wawe uri kukugira inama. Reka nze ndaje twibonanire. Barakwereka uyu mugore nuko nguko yahise akurikira Mujyomba, kandi Mujyomba wibuke hano hantu ari ni mu ishyamba, ni mu bisagara. Barakwereka ahangaha ibyo byarabaye. Ukurikire ahangaha hari undi uri kugenda, ni mama Alafa. Mama Alafa nuko nguko ari kuba yagenda mu nzira. Wibuke asize abwira Alafa ati uguma aho ngaho, ubujura bwarateye, ndetse nuva ahangaha ndagukubita wa mwana we. Arangije niko kumusiga mu rugo wenyine. Aragenda gusa uko ari kugenda ahangaha, inyuma ye hari umuntu wahaciye, wa mudayimoni w'umusore. Nyagasani, wa mudayimoni yarahaciye, aratambuka aragenda. Mama Alafa ageze ahangaha hari ibyo yumvishe bitangiye kumuvamo. Yageze ahangaha yumva umutsatsi utangiye kumuvaho. Mama Alafa niko guhindukira areba inyuma ati ariko buriya nta kintu numvisera, umutima ushigukira hejuru. Gusa twebwe tukibonye gicaho, sinzi. Barakwereka areba hirya areba no hino arakibura. Arangije aravuga ati nta bintu numvise, bisa nkaho hari ikintu numvise, ko ndi kumva mu mutima wanjye harimo ubwoba. Uwasubirayo? Ati se byaba ari ibindi? Ati gusa burareka ngende. Yihagararaho nk'umuntu mukuru, arakomeza aragenda. Mama Alafa nuko nguko gusa uko ari gukomeza kugenda, barakwereka wa muzimu n'ubundi yarongeye yacaho. Nyagasani, ese uyu muzimu kwitari kugenda kuri Mama Alafa? Episode yacu nuko nguko tugisoje. Tuzahurira muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Ciao.